ngubu nibwo nari mu byumva guys. Ubu turi kuvugana agiye Mageragere. Jihad uzaba kiriho Sipiriyani agiye Mageragere kuryozwa ibyo yagukoreye. Nyuma y'ibi ngibi ku butabera ukomeje guhabwa n'igihugu cyawe uri kwiyumva ute? Urumva n'ibintu birenze bishimisha umuntu ariko nanone ntabwo ari icyo itanekereza nti ariko ubu ngubu iyo abantu badakora ibi biba bigeze aha byo kwishimira ngo mugenzi wawe bamufunze nanone ariko nanone byo kwishimira ngo mugenzi wawe ngo yishimiye ngo yuko ngo ubusabwa bwagiye kugasoza akagira n'uruhare bwo kubusakaza byose muri make ni ubusa gufungwa n'ubwo busa byose ni ubusa. Ikinyarwanda kirakomeye yampa iki Kinyarwanda ukoresheje kirakomeye byose ni ubusa gufungwa ego ni ukuvuga ngo wari wabikurikiye nyuma ushimishijwe no kubonye ubutabera of course ku byaha byagukorewe cyangwa ku bugome bwagukorewe nubwo iki bigikomeje. Kejon arimo watangiye ibirego yampa ego Kejon niba atari ibanga Kejon kucyo bamutangiye ikirego ntabwo namutangiye ikirego buriya nta n'umuntu urimo hari ufunze wundi natangiye ikirego ngo nifuza ko bamufunga ego namutangiye ikirego kugira ngo abe umuhamya ego so umuntu nagiye ntangiye ikirego w'umutwe w'ikirego ni Pazo niba atari ibanga abantu watangiye ibirego ni bande hariya umuntu atangiye ikirego ni Pazo abandi nabashizemo kugira ngo bigire ubusobanuro. Okay, abo washyizemo kugira ngo bigire ubusobanuro ni bande? Kejon ego Jihad ego Dumba ugeze kuri Dumba ndibaza Dumba ko atari mu Rwanda akaba atari i Kigali Dumba kubera iki yatangiwe ikirego ari mu bantu bazi inkuru iyo video no kugira ngo ijye hanze none hanyuma uruhare rwabo rukaba rwari uruhe rero? uruhare rwabo ni kari abantu abo bose navuzemo nuko mu kwa gatanu iyo video ikijya hanze ego bari mu bantu iyo video bavuze ko bayibonesheje amaso yabo mu kwa gatanu bavuze ko bayibonesheje amaso yabo ego ikindi Jihad nawe impamvu namugarutseho twigeze guhurira i Nyamirambo ego arambwira ati wowe Pazo nutamwereza ngo amafaranga umurimo ngo ibintu bizakubaho uzabyirengere. Ibyo bintu Jihad yabikubwiye mu n'amagambo ye? Yego ndavuga ati ariko se ibyo bintu Pazo ubwe ntabwo yagira imbaraga zo kuba twagura kambira ngo muri amafaranga wari urimo Pazo nagenda ate? We yavugaga yuko ngo urumva ntayo nzi ariko uko yabivugaga nuko yumvikanishaga bamwe yavanga muri 800 ahandi nkumva yababwiye ngo 2,000,000 mbese icyo kintu yakivuze ngo muri midene kugira ngo agire abafatanyabikorwa mu gusakaza ayo mashusho nyine abatiza uburakari ni nko kwaka ruswa cyangwa ni nko gukoresha ibikangisho kugira ngo amafaranga kugira ngo atayishyira hanze ariko kaburyo uburyo ayasaba akayasaba wowe akayasaba mu buryo nyine bwo kuvuga ngo muri midene kuko ngewe Pazo tujya ibyo nahoze ngusobanura igihe twigeze gukora live ego kubwira ati Pazo ngewe twahuye n'amezi 7 twakoranye ariko twahuriye kwa Didimani ego icyo gihe nari mfite indirimbo bita si ibyanjye yari iri hit cyane so duhura rero ndi mu bihe bitameze neza icyo gihe phone yanjye nari mfite bari barayibye ego ariko duhura afite 13 Pro Max sanga shootingira Didimani ibiganiro byo kuri YouTube ego ariko Pazo akajya ashaka Didimani akamubura nkavuga ni Pazo uri gushyiramo imbaraga muri Didimani ngo bakore yego ariko Didimani we nkabona nyine ntago abishyiramo kime yego ndangije mbwira Pazo ati rero Pazo ngo nkwereke ibintu twikorera wowe ugiye kujya ufata ama challenge yego y'indirimbo zanjye kuko indirimbo zanjye abantu benshi barazizi ariko ntago bazi isura yanjye ariko ninzikorera ama challenge menshi abantu bazamenya yego
tuzabikora ninjya mbona ikiraka nzajya guhereza Godfather baramuhamagaye bahise bamuhamagarira Nyamirambo nawe yarafite bari bakodesha kubona murumuna we. Yego. Igihe kiza kugera rero ngendera kuza kwimuka ngo njye kuba i Kanombe. Yaje kwimuka kugira ngo mujye kuri Kanombe. Njyewe. Yego. Tubona ntabwo amatike ya buri munsi yo kuzajya ngeraho azagorana, ndabona ati wakizi tukibanira. Ni wowe wamusabye kwaza mukabana? Yego. Yego. So rero mubwiye ngo aze tubane nibwo twatangiye kubana, dutangira urumva ko twatangiye no gukorana nyine. Igihe kiza kugira rero ariko bya 10% biraka twarabibonaga nkayamuha. Mwarabibonaga amafaranga ukayamuha? Yego. Nuvuga ngo ni wowe washatse ya Pazo ngo mukorane? Yego. Ni urebye umuhati na courage yarafite ni wamusabye gukorana nawe? Yego. Yego, komeza. Noneho ubwo igihe cyarageze ubwo nabonye na telefone kwanza naranava Nyamirambo narayibonye ariko kubera ko nabonaga ubushake afite turakomeza turikoranira. Ubona courage afite? Yego. turakorana igihe kiza kugira rero njyewe nari mfite umuntu twakundanaga. Yego. nza kugira igihe cyo kuvuga atari kubundi igihe cyarageze nakubesha ngiye nigeze kugira igihe mfatwa na depression yo kuba namara ibyumweru 2 ntasohoka mu cyumba. Kubera iki depression yari ivuye kuki? Yari ivuye nyine ukuntu niyumvaga nyine. Yego. Ari ukuntu niyumvaga icyo gihe nari nagiye kwamamara cyane. Wari utangiye kwamamara? Yego. Yego. Ubwo ni nyuma yo mu kwa mbere nyine. Ni nyuma yo mu kwa mbere, yego. So abantu bose nkabona banyikije nkabona ntabwo bari kumpereza igihe wanyawe, bari gushaka kumbeshaho mu buzima butari ubwanjye nge. Yego. So igihe nza kuvuga ati rero umuntu byonyine njya mpura nawe igihe gito mwumva mpinduye kubaho ni umugore wanjye. Nza kwicaza mbwira Pazo ndamubwira ati rero Pazo ngiye gushaka umugore. Urambwira ngo ugiye gushaka umugore? Yego. Yego. Pazo arambwira ati wabitekerejeho? Ndamubwira ati ngiye gushaka umugore kabisa. Yego. Nta kintu kiraza kumpagarika. Aho ngaho uramaze kubiganira n'umugore wawe? Yego. Ubwo biba ngombwa yuko kubera ko Dumba yarazi umubano ufitanye na Pazo, biba ngombwa ko mpamagara Dumba. Yego. Mpamagara Dumba ndamubwira ati Dumba ngiye ndashaka ko Pazo ajye kwibana mu nzu ye. Ndamuhereza 500. Yego. Bitari no muri contract. Kubera ko ntabwo nahita mubwira ngo sohoka mu nzu, hari igihe namuhagaye yakoreshaga asiga nyine nanze kumusohora nta umuntu nyine nanze kuvuga ngo sohoka gutyo. Guys mutapine screen. Yego. Ndamubwira ati rero ngewe ikintu ngomba gukora ngomba kuguhereza 500. So Pazo arambwira ati nta kibazo. Yego. Ahantu byaje kungorera no kugorana. 500 kwita birekura direct biragoye. Byari bigoye. Ngenda kuhereza 300. Yego. 200 nzayaguha mu bindi biraka tuzagenda tubona. Ariko ubufashe 300. Ariko imikoranire yagombaga gukomeza gukorana nawe. Yego. Ati 300 ngiye ntago ndabitora n'utamereza 500 direct byuzuye ntago ndasohoka muri nonze. Yego. Okay. Iyo nzu yishurwaga nande? Ni njye wayishyuraga. Uretse gato. Komeza. Umva ngubwire Pazo nta kintu ya supporting agasibye kuba twajyanye kuri tele y'ibitaramo. No muri studio akenshi kumva ntago ari umuhanzi ntago twakundaga kuba turi kumwe. Yego. Ikintu cyonyine ya supporting kuri tele y'ibitaramo. Kuri tele y'ibitaramo, yego. No kumfata ya challenge. No kugufata ya challenge.
nawe nta kintu yari yemeye gukora muri urwo rugo, habe no kugura korogate. Ninjye wabimenyaga byose mu rugo, mwana abana mugakora byose, ibyo kurya, umukozi, ibiki byose ninjye byarebaga. Narangiza nkanamuha 10% ku mafaranga yiciye ku bitaramo, apana ku miziki. we agakora iki? Icyo yarashinzwe mu muziki wawe cyari ikihe? Gukora gufatira challenge gusa no kujyana kuri tele y'ibitaramo ku buryo ahereza DJ playlist y'indirimbo ndaza guperforminga. Yego. Nicyo kintu yarashinzwe. Kugushakira ibiraka? Oya. Shaka ibiraka nago narumva nawe ntabwo yarabirimo. Ibiraka urumva byo birizana. Yego. Nawe bangugiye gushaka ibiraka iyo wakoze neza ubirazi. So n'ibijyanye n'imiziki yindi ntabwo namwe yarahuye n'umuziki nyine, umuziki wo kuvuga ngo pakodinga video, indirimbo izasohoka ryari, n'indi timu nari mfite itandukanye nawe. Yego. Itaba nifuza yuko yanaza muri bino bintu. Ntabwo yanamwifuzaga? Oya. Timu ishinzwe ibyo bintu nta nubwo iba ari ngombwa ngo nyivuge muri social media. So rero Pazo urumva ikintu ubwo nahamagaye Dumba musobanurira ibyo byose, ndamubwira ati ngiye gushaka umugore, kandi Pazo bifuza yuko yajya gukodesha inzu ye tugatangira gukorana hanze kandi tugategura imikoranire, noneho tugakura ibintu mu magambo tukabishyira mu nyandiko, nkamuhereza contract y'imyaka 3. Dumba we yarashinzwe iki? Dumba nta kintu yarashinzwe, yari inshuti zacu nyine. Yari inshuti na Pazo, akaba inshuti nanjye, ariko yari inshuti cyane na Pazo kurenza. Yego. Nabimubwiye gutyo kugira ngo atazumva ngo nyine sende kubwira ndiki. Nabimubwiye nyine kubera ko ni inshuti na Pazo, nanjye akaba inshuti, twaraganiraga. Nabimubwiye kugira ngo iyo nkuru itazamugwaho. Yego. Ariko bimubwira n'ubundi Pazo yaramaze kumuganiriza, yaramaze kumwinjira mu mutwe, yaramaze kumunteranyaho nyine.